Hari abantu nyuma Heartbreak bavuga bati sinajya gukunda ukundi. Nibyo koko, kandi rimwe na rimwe ntabwo baba bivuze gusa, ahubwo baba banabyumva koko mu mitima. Ariko ikibazo ni iki ngiki, kuki abantu badashobora kongera gukunda nyuma yo kubabazwa? Nibyo koko, ariko uyu munsi reka tuvuge ukuri, abantu benshi batinya kuvuga ku mitima y'abababaye block. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku mpera zayo ukarushaho gusobanukirwa, kandi nawe utasobanukiwe ushobora kwandika muri comment icyo utasobanukiwe, tukazabona aho duhera tugusobanurira. Bityo rero tujye kugufasha gusobanukirwa ino video neza, cyangwa se ibyo tumaze gusobanura hejuru. Rero niba munyemereye mureke dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni uko batinya kongera kubabara. Umuntu iyo yakunze by'ukuri akababazwa cyane, umutima utangira gutinya trust, ndetse no gutinya attachment, ndetse no gutinya kongera kubura umuntu. Niyo mpamvu rero mwahitamo kwikingira aho kongera gukunda. Kandi koko nibyo, iyo umuntu yakubabaje nta cyizere cya gihari cy'uko atarongera kukubabaza. Niyo mpamvu rero mwahitamo kwikingira, baba bafite impungenge. Naho kabiri, gutakaza icyizere mu rukundo. Heartbreak zimwe zisiga umuntu yumva ko nta rukundo rubaho, agatangira gutekereza ko abantu bose ari kimwe, ko nta rukundo rw'ukuri rubaho. Mbese iyo Heartbreak imeze nk'iyamuteye ihungabana. Naho gatatu, agereranya abantu bose nk'uwamukomerekeje. Umuntu umwe ashobora gusenya trust yawe ku bandi bose. Mbese ni nk'igihe umuntu agukoreye ikintu kibi, ugahita wumva ko n'abandi bose ariko bameze, ugatangira gukeka buri muntu, kutizera intention zawe kwegereye cyangwa se z'abakwegereye. Naho kane, babuze self worth. Heartbreak ishobora gutuma umuntu yibaza ati ese ndacyakundwa, confidence ikagabanuka ku rwego ruri hejuru, naho insecurity nayo ikiyongera ku muvuduko uri hejuru cyane. Niyo mpamvu rero Heartbreak nta cyiza kirimo, biba byiza twayirinda, ndetse byaba byiza kurushaho tukanegendera kure. Naho gatanu, bakomeza kubaho mu mateka. Hari abantu badakomeza imbere, ahubwo bakomeza gutekereza ku byabaye, memories zikabafunga mu gihe cyashize, kubera ko barahuye n'ihungabana. Iryo hungabana rikabatera emotional stress. Niyo mpamvu rero dukwiye kubyirinda, kubera ko nta cyiza kirimo, n'ababiteje ntibyabahiriye. Naho gatandatu, batinya opening up. Urukundo rusaba vulnerability, ariko umuntu wababaye cyane broken ashobora gutinya kongera gufungura umutima we. Kandi koko nibyo, kuko abatinya yuko yazongera kubabazwa nk'uko yababajwe ubwa mbere. Naho karindwi, ni uko baba batarakira mu mutima. Abantu benshi bihutira entering new relationship mu gihe umutima uba utarakira. Niyo mpamvu rero bamwe bavuga bati sinzongera gukunda, cyangwa se sinzongera kongera gukunda. Ukuri ni uko Heartbreak ntabwo isenya relation gusa, ishobora no guhindura uko umuntu abona undi mu rukundo forever. Ariko nanone kongera gukira birashoboka, no kongera kwizera birashoboka, no kongera gukunda nabyo birashoboka. Wowe icyo usabwa ni ukwizera Imana, kubera ko byose ni Imana. Ariko nanone reka mbibarize, ugeze kubabazwa ku buryo wumvaga utazongera gukunda, humura rwose, andika yego muri comment niba warigeze kubabazwa kuri ubwo buryo. Ariko none mbibutsa yuko indi video itaha izaba ikomeye cyane. Tuzavuga ibimenyetso birindwi by'uko relationship yanyu iri gupfa bucece. Ariko nanone hari ibintu abantu benshi birengagiza kugeza igihe urukundo rwabo rusenyutse cyangwa se rurangiye burundu. Mbibutsa yuko channel y'ukuri kutavugwa ari ishusho y'ibiganiro, cyangwa se ishishwa y'ibiganiro bigendanye n'inkundo ndetse n'imibanire. Kanda subscribe ukande no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'indi video itaha. Mbibutsa kujya muri description ugasangamo link ya WhatsApp ukayijoininga kugira ngo tujye dukomeza kubana 5 kuri 5.